Aho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iki ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Ata tuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Impamvu tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe uhita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo agenda bashyiriraho na bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandikire cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa gisobanura ibi bikurikira. Icyapa gifite ishusho y'uruziga kuko iyi ntabwo ari mpande eshatu, iyi ntabwo ari mpande enye. Umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umutuku n'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, birabujijwe kunyura ku bindi binyabiziga. B, gutambuka mbere ku binyabiziga bituruka aho ujya. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hanyuma cy'ukuri nta kindi ni B, gutambuka mbere ku binyabiziga bituruka aho ujya. Ese ari wowe n'abaza bagusanganira uratambuka mbere? Haratambuka mbere ibinyabiziga biri guturuka aho weho uri kujya imbere, abaza bagusanga nibo bazatambuka mbere. Turebeye ku birango, murabizi tugendera mu ruhande rw'iburyo. Umuntu uri iburyo ari mu mutuku, abaza bamusanga bari mu mukara. Buri gihe umuntu uri mu mutuku aba abujijwe gutambuka mbere. Ndizera ko waramusamo B, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Ubonye ibyapa biri kukugora, video irahari y'ibyapa byo ku mihanda, urasoza kuyireba nta kibazo kirekeye ku byapa cyakugora. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo ni eferi ituma imodoka igenda buhoro kandi igahagarara ku buryo bwizewe bubangutse kandi nyabwo. Uko imodoka yaba yikoreye kose, yaba igeze ahacuramye cyangwa ahaterera. Ese ni ubuhe bwoko bwa feri? A, feri y'urugendo. B, feri yo gutabara. C, feri yo guhagarara umwanya munini. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hanyuma cy'ukuri nta kindi ni A, feri y'urugendo. Feri y'urugendo niyo ituma ikinyabiziga gihagarara ku buryo bwizewe bubangutse kandi nyabwo. Uko imodoka yaba yikoreye kose, yaba igeze ahantu hacuramye cyangwa se igeze ahantu haterera. Noneho feri yo gutabara ni bwa buryo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende gahoro igihe feri idakora neza. Noneho feri yo guhagarara umwanya munini ni ya yindi birimo nubwo umuyobozi w'ikinyabiziga yaba atakirimo. Ese iyo umuyobozi w'ikinyabiziga atakirimo kiba kiri kugenda? Oya, kiba gihagaze. Haba harimo ubuhe bwoko bwa feri? Feri yo guhagarara umwanya munini. Ndizera ko ibyo bibazo bitatu babazaho, niba bikubaza uzahita ubikora kubera ko mbabikubwiyeho hakiri kare. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka, mbwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, mufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo ibizirikisho by'iminyururu cyangwa by'insinga kimwe n'ibindi by'ingoboka
bikoreshwa gusa igihe nta kundi umuntu yabigenza kandi nta kindi bigiriwe uretse gusa kugira ngo ikinyabiziga kigere aho kigomba gukorerwa, kandi nturenze na rimwe kilometero 20 mu isaha. Ibyo bizirikisho bigaragazwa ku buryo bukurikira. Ibyo bizirikisho biba bigomba kugaragazwa ku buhe buryo: A, agatambaro gatukura kuri santimetero 50 z'umuhanda. B, ikimenyetso cy'itara risa n'icunga rishije. C, icyapa cyera cya mpande enye zingana gifite santimetero 20 kuri buri ruhande. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari cye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Icyakagombye kuba igisubizo cyanya cyo ni ikihe? Nuko bakoresha icyapa cyera cya mpande enye zingana gifite santimetero 30 kuri buri ruhande. Ubundi yakagombye kuba ino C, ariko bavuze santimetero 20 kandi aba ari santimetero 30. Niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ariko nujya mu kizamini wakora mu kanya noneho babikosoye uhita ubikora kubera ko mbikubwiyeho hakiri kare. Kibazo cya kane kikabaza ngo utugarura muri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tugomba kugira ibara rikurikira. Tuba tugomba kuba dusa dute? A, umweru. B, umuhondo. C, umutuku. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari cye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni B, umuhondo. Utugarura rumuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tuba tugomba kuba dusa umuhondo. Uturi imbere ku kinyabiziga tuba dusa umweru, naho turi inyuma tuba tugomba kuba dusa umutuku. Ibyo ni ibibazo bitatu babazaho babikubwiye hakiri kare kugira ngo ure nabyo mu kizamini wakora mu kanya ubifite amakuru ukorera mu itutsinda. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo romoroki zifite ubugari ntarengwa bwa santimetero 80 zishobora gushyirwaho akagarurarumuri kamwe gusa iyo zikuruwe n'ibinyabiziga bikurikira. Zikuruwe n'ibihe binyabiziga: A, velomoteri. B, ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande. C, amavatiri y'ifasi. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni B, ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande. Batubwiye ngo romoroki zifite ubugari ntarengwa bwa santimetero 80. Aba ari nka ya delivery, wenda utumije ibiryo cyangwa utumije ibindi bicuruzwa babikuzaniye iwawe. Kiriya kibox babitwaramo kiba kigomba kuba kitarengeje santimetero 80, kandi mubona ko gitwarwa n'ano mapikipiki adafite akanyabiziga ku ruhande. Ano mapikipiki asanzwe tubona mubona ko ariyo atwara biriya bibox. Rero niyo mpamvu duhisemo B, ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande. Niba avuga ipikipiki ifite akanyabiziga ku ruhande uzahitamo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo wakora iki ubonye iki cyapa? Icyapa gifite ubuso bw'umutuku, harimo ibirango by'umweru, ni amagambo avuga ngo stop. Ni mu Cyongereza, mu Kinyarwanda bisobanuye guhagarara. Ese uruhagarara byagenze ute? A, guhagarara gusa igihe ibinyabiziga bikwegereye. B, guhagarara niyo nta kinyabiziga ubona. C, guhagarara gusa niba hari abana bategereje kwambuka. D, guhagarara gusa igihe ikimenyetso cyaka ari umutuku. Murabizi iriya bimenyetso bimurika bikoresha amatara atatu ariyo mutuku, umuhondo n'icyatsi. Rero guhagarara gusa igihe ikimenyetso cyaka ari umutuku. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyo ari cye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni B, guhagarara niyo nta kinyabiziga ubona. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. Iyo ukibonye ugomba guhagarara kubera ko akenshi uba uri mu muhanda muto, uwo muhanda muto ugiye gusukira mu muhanda munini. Kandi urabizi niba umuntu ari kugenda mu muhanda munini ntabwo ari uzaguha inzira,
ahubwo uzahagarara niyo nta kinyabiziga uri kubona, ureke abayobozi bari mu muhanda munini ugiye kwinjiramo babanze batambuke, nubona nta kinyabiziga kikinjira cyangwa kigitambuka ubone kwinjiramo ugenda gake gake udateje ibyago abayobozi b'ibinyabiziga usanzemo. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. Video irahari y'amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Subira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV uyirebe, urasoza kuyireba nta kibazo kirekeye ku byapa cyakugora. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo amatara ndangamere na ndanganyuma y'imodoka zitarengeje metero 6 z'uburebure na metero 2 z'ubugari habariwemo imitwaro kandi nta kindi kinyabiziga kiziritseho ashobora gusimburwa n'amatara yo guhagarara umwanya munini iyo ibyo binyabiziga bihagaze umwanya muto cyangwa munini mu nsisiro bibangikanye ku ruhande rw'umuhanda. Ayo matara arangwa n'amabara akurikira. Ayo matara aba agomba kuba sate: A umweru cyangwa umuhondo imbere, B umutuku cyangwa umuhondo inyuma, C A na B ni ibisubizo by'ukuri, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni C A na B ni ibisubizo by'ukuri. Muzabirebe ku binyabiziga byanyu amatara y'imbere aba ari umweru cyangwa ari umuhondo, mu gihe ay'inyuma aba ari umutuku cyangwa ari umuhondo. Rero wari wahisemo C, ndizera ko ugikoze. Wari wahisemo A iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Wahitamo B nayo iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Ugomba guhitamo C, vuga ko A na B ari ibisubizo bya nyabyo kubera ko mu kibazo cyacu badahimo ibisubizo bya nyabyo bibiri. Kibazo cya 8 kikabaza ngo imirongo y'ingabo z'igihugu zigendera kuri gahunda n'utundi dutsiko twose tw'abanyamaguru nk'imperekerane cyangwa udutsiko tw'abanyeshuri iyo bitagishoboka kubona neza muri metero 200 bagaragazwa n'itara ryera imbere, naho inyuma ni itara ry'umutuku ariko y'uburebure bw'iyo mirongo cyangwa bw'utwo dutsiko burenga metero 6, impande zatwo cyangwa zayo zigaragazwa ku buryo bukurikira. Niba watonze umurongo bitagishoboka kubona neza muri metero 200, wenda ni igihe cy'imvura hari ibihu byinshi cyangwa se ni igihe cy'izuba hari umukungugu mwinshi cyangwa se ni nijoro, hari ukuntu hagomba kugaragazwa ngo imbere ni itara ryera naho inyuma ni itara ritukura, ngo ariko y'uburebure bw'iyo mirongo burenga metero 6 no mu mbavu cyangwa mu mpande hari ukuntu hagaragazwa. Ngo rero hagaragazwa gute? A itara rimwe cyangwa menshi yera, B amatara menshi y'umuhondo, C amatara menshi asa n'icunga rihishije, D ibisubizo byose nibyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni D, ibisubizo byose nibyo. Mu mpande hagaragazwa n'itara rimwe cyangwa menshi yera, amatara menshi y'umuhondo cyangwa se amatara menshi asa n'icunga rihishije. Ndizera ko waramutamo D, ndizera ko waramutiyandika ku gapapuro. Kibazo cya 9 kikabaza ngo nijoro igihe ijuru rikeye itara ribonesha icyapa kiranga numero y'ikinyabiziga rigomba gutuma izo nimero zisomerwa nibura mu ntere ikurikira. Ririya tara ribonesha ku byo mwita ngo ni plaque, riba rigomba gutuma ziriya nimero ziri kuri plaque uzisomera mu ntera ingana iki: A metero 150, B metero 50, C metero 20, D metero 10. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni C metero 20. Ririya tara ribonesha kuri plaque riba ryatuma usomera ziriya nimero muri metero 20. Waba ukiri muri metero 20, kinyabiziga kiri muri metero 20 uvuye aho uri ukaba wazisoma. Ndizera ko waramuzamo C, ndizera ko waramuzikandika ku papuro. Kibazo cya 10 kikabaza ngo ibyapa byerekana icyako kidahoraho kandi bigenewe kwerekana aho bagana cyangwa
cyangwa aho berekeza umuhanda nk'igihe cy'impanuka cyangwa hari imirimo ikorwa mu muhanda birangwa n'amabara akurikira. Habaye icyago kidahoraho. Iyo bavuze icyago kidahoraho, niba ikimodoka cyaguye mu muhanda kikawufunga bari kugikuramo, aho hantu ntabwo hahora haguye imodoka. Niyo mpamvu bacyita ngo ni icyago kidahoraho. Cyangwa se ni igihe cy'imvura ibitaka byaguye mu muhanda birawufunga. Ntabwo buri gihe ibyo bitaka bihoramo, wenda mu gihe bari kubitiyura. Rero icyo nicyo bita icyago kidahoraho. Mu gihe hari icyago kidahoraho, aho baraza kwerekeza umuhanda hari ibyapa bagomba gushyiraho, rese ngo birangwa n'amabara asate: A umweru n'umukara, B umweru n'umuhondo, C ubuso bw'umweru gusa, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro, izo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Ni ukubera ko bakoresha ibyapa bitegeka. Bavuga hano hari gukorerwa imirimo, icyerekezo giteyeswe mukomeze imbere gusa, mukati iburyo gusa cyangwa mukati ibumoso. Kandi ibyapa bitegeka birangwa no kuba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Bw'amabara yacyo ni ubururu n'umweru. Hano hari ahantu wigeze ubona handitse ubururu n'umweru? Ntaho. Niyo mpamvu tuhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Iyo badakoresheje ibyo bitegeka, bakoresha n'ubundi kiriya cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga, kiba cyanditsemo deviation, kiba gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Byose urumva bihurira ku bururu n'umweru. Rero hano ntabyo bashyizemo, niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbibutsa ko ukeneye kode nziza, mbwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Nimutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626, tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo iki cyapa kivuga. Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu kuko uru ntabwo ari uruziga, iyi ntabwo ari mpande enye, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A ifungana ry'umuhanda iburyo, B ifungana ry'umuhanda w'akayira gasatira umuhanda ibumoso, C akayira gato, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni B, ifungana ry'umuhanda w'akayira gasatira umuhanda ibumoso. Umuhanda watangiye ari mugari, ugeze imbere urafungana, ariko uruhande rwateje ifungana ry'umuhanda muri kubona mwese ko ari urw'ibumoso. Iyo ari uruhande rw'iburyo uvuga ko ari ifungana ry'umuhanda w'akayira gasatira umuhanda iburyo. Noneho iyi impande zombi zigize uruhare mu ifungana ry'umuhanda uvuga ko ari ifungana ry'umuhanda gusa. Ndizera ko waramsamo B, ndizera ko waramsyandika ku papuro. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira, bishyirwa hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200 y'ahantu habyerekana. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo amatara maremare y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo agomba nijoro igihe ijuru rikeye kumurika mu ntera ikurikira ku binyabiziga bifite moteri itanegeje ingufu zigera kuri santimetero kibe 125. Mu ntera ingana iki? A metero 100, B metero 75, C metero 25, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni B, metero 75. Ubundi amatara maremare amurika muri metero 100, ariko kwa bino binyabiziga bifite moteri itarengeje ingufu zigera kuri santimetero kibe 125, iyo ntera iva kuri metero 100 ikagera kuri metero 75. Ndizera ko rero uramsitamo B, ndizera ko waramsyandika ku papuro. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo iyo kuva bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe nuko ibintu bimeze bitagishoboka kubona muri metero 200, ibinyabiziga cyangwa imitwaro bifite ubugari burenga metero 2.50, iyo bigenda mu nzira nyabagendwa bigaragazwa ku buryo bukurikira. Biba bishobora kugaragazwa ku buryo: A
inyuma ni amatara abiri atukura. B. Iyo bibaye ngombwa no ku mpera y'amabondo y'ikinyabiziga cyangwa y'imitwaro ni itara ndangaburumbarare risa n'icunga rishije cyangwa ry'umuhondo. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hanyuma cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Nuvuga ngo biba bigomba kugaragazwa inyuma n'amatara abiri atukura, ariko iyo bibaye ngombwa ku mpera y'amabondo y'ikinyabiziga cyangwa y'imitwaro bashyiraho itara ndangaburumbarare risa n'icunga rishije cyangwa bagashyiraho itara ndangaburumbarare risa umuhondo. Ndizera ko rero waramuzamo se, ndizera ko waramutse yandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo nta tara na rimwe cyangwa akagarura rumuri bishobora kuba bifunze ku buryo igice cyabyo cyo hasi cyane kimurika kitaba kiri hasi ibipimo bikurikira kuva ku butaka igihe ikinyabiziga kidapakiye. Ibihe bipimo kuva ku butaka ariko ikinyabiziga kidapakiye? A santimetero 30, B santimetero 40, C santimetero 50, D metero 1 na santimetero 55. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni B santimetero 40. Nuvuga ngo amatara yo ku kinyabiziga byibura itara rya mbere riba rigomba kuba riri muri santimetero 40 kuva ku butaka kugera ku itara rya mbere ry'ikinyabiziga, ariko icyo kinyabiziga kidapakiye. Kubera ko gipakiye bino bipimo biba bishobora kugira ute guhinduka wenda bitewe no kwitsindagira kw'ikinyabiziga. Ndizera ko waramuzamo B, ndizera ko usobanukiwe. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo iyo ikinyabiziga gifite amatara abiri cyangwa menshi y'ubwoko bumwe, ayo matara agomba kugira ibara rimwe n'ingufu zingana kandi akagomba gushyirwaho ku buryo buteganye uhereye ku murongo ugabanya ikinyabiziga mo kabiri mu burebure bwacyo. Ariko ibi ntibikurikizwa ku binyabiziga ku matara akurikira. Ntibikurikizwa ku yaye matara. Nuvuga ngo amatara yo ku kinyabiziga bagomba kuba ateganye, rimwe riri ibumoso irindi riri iburyo, kandi akagira ingufu zingana, ariko ngo ntibikurikizwa ku matara akurikira. Ku yaye matara: A itara ndangamubyimba, B itara ndangaburumbarare, C itara ribonesha icyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga inyuma, D A na B byose nibyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni C. Itara ribonesha icyapa kiranga numero y'ikinyabiziga inyuma. Bundi amatara yo ku kinyabiziga mubona ko abateganye, rimwe riri ibumoso irindi riri iburyo, kandi niba ari amatara yose wenda ndangaburumbarare cyangwa n'amatara maremare, ntabwo iry'iburyo rizamurika muri metero 100 ngo iry'ibumoso rimurike muri metero 150. Abagomba kugira ingufu zingana. Ariko rino tara ribonesha icyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga inyuma, riba riri kumurika kuri plaque, mubona ko riba riri ukwaryo nta rindi biteganye. Niyo mpamvu disemo ko igisubizo cy'ukuri ari C. Ndizera ko waramuzamo C, ndizera ko waramutse yandika ku papuro. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura, buso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A guhinguka ku mwaro cyangwa ku nkombe cyangwa hegereye icyome, B inzira nyabagendwa iri ku musozi ucuramye, C umuhanda utaringaniye, D umuhanda wangijwe n'isuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni A guhinguka ku mwaro cyangwa ku nkombe cyangwa ahegereye icyome. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Akenshi uzakibona ugiye guhinguka ahantu hari amazi. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo igihe ubonye icyapa kigaragaza ishuri wakora iki? A kugabanya umuvuduko no gukomeza witonze, B gukomeza n'umuvuduko uri hejuru kuko umunyeshuri agomba gutegereza,
se kuvuza ihoni, de ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro, izo cy'ukuri nta kindi ni kugabanya umuvuduko no gukomeza witonze. Ugabanya umuvuduko ukanakomeza witonze kugira ngo udateze ibyago abo bantu bari muri iryo shuri. Birashoboka ko harimo n'incuke, niyo mpamvu ugomba kugabanya umuvuduko ugakomeza witonze. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo umubare w'abagenzi bemewe gutwarwa mu kinyabiziga wanditswe he? A. Icyemezo cy'iyandikwa ry'ikinyabiziga. B. Inyemezabwishyu y'umusoro. C. Ubwishingizi. D. Ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro, izo cy'ukuri nta kindi ni se ubwishingizi. Niba ikinyabiziga gitwara abantu 8 hari ahantu biba byanditswe, niba gitwara abantu 18 hari ahantu biba byanditswe. Biba byanditswe he? Ku bwishingizi bw'ikinyabiziga. Niyo mpamvu bavuga ngo umuntu yatendetse aba yarengeje umubare wanditswe ku bwishingizi. Ndizera ko waramutse cyandika ku papuro. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini ahakurikira. Hehe? A. Atarengeje metero imwe imbere cyangwa inyuma y'ikinyabiziga gihagaze akanya gato cyangwa kanini. B. Ahantu hari ibimenyetso bibuza byabugenewe. C. Aho abanyamaguru banyura mu muhanda ngo bakikire inkomyi. D. Ibisubizo byose nibyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro, izo cy'ukuri nta kindi ni D. Ibisubizo byose nibyo. Hari ahantu ikinyabiziga kiba cyahagarara umunsi wose, hari ahantu ikinyabiziga kiba cyahagarara ijoro ryose, ariko kiba kibujijwe guhagarara akanya kanini ahatarengeje metero imwe imbere cyangwa inyuma y'ikinyabiziga gihagaze akanya gato cyangwa kanini, n'ahantu hari ibimenyetso bibuza byabugenewe, cyangwa se aho abanyamaguru banyura mu muhanda ngo bakikire inkomyi. Niyo mpamvu duhisemo D, niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma cyabajwe mu kino kizamini cy'uyu munsi kirabaza ngo kunyuranaho bikorerwa, kudepasa bikorerwa he? A. Mu ruhande rw'iburyo gusa. B. Igihe cyose ni ibumoso. C. Iburyo iyo unyura ku nyamaswa. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro, izo cy'ukuri nta kindi ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Niba kubaza ngo kunyuranaho bikorerwa he, uzavuge ko ari ibumoso. Niba avuga ngo igihe cyose ni ibumoso, uvuge ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Abenshi bakunda kwica kino kibazo bahisemo B. Oya, niba avuga ngo igihe cyose ni ibumoso, uzavuge ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kubera ko birashoboka ko wanyuranaho uciye mu ruhande rw'iburyo bitewe n'isangano ry'umuhanda mugezeho, cyangwa se bitewe n'icyerekezo ugiye kujyamo. Niyo mpamvu duhisemo ko iyo bavuze ngo igihe cyose ni ibumoso, uhitamo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndizera ko kino kizamini dukosoye hari ikintu kigufashije. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo agenda mbashyiriraho na bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 0788351626, tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ndabakunda cyane, Imana ibamugisha, mugire ibihe byiza, abari hafi gukora amahirwe masa.